Leta Macumu Anta, uremera ibyo uregwa? Murakoze perezida w'inteko iburanisha. Urwaye kubera cya gikomere nyine. Mbese ntago wagiye mu rubanza? Mu gitoki cyarimo n'ibyo ngibyo. Ibiki subo amashaza gatoshye amashaza. Umva mubwire. Namenye ko yamanze urubanza rwabaye. Kandi rwabaye muri mu muhezo. Yowe Imana we cyama dise hanta gatsinda akaratsinda byanze bikunze. Uriya mungu araratashye. Nyamwe. Nje ntabwo nitwa Nyamwisa. Nje nitwa Isabelle. Nk'uko uregwa yabisabye ko urubanza rwe rubera mu muhezo, none kuwa 15 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 tugiye kuburanisha mu muhezo urubanza ruregwamo Leta Macumu Anta. Reka umwanditsi adusomere imyirondoro ye. Leta Macumu Anta mwene Leta Macumu Peter na Nyiramakwavu Dafroze, akaba yaravukiye mu majyaruguru muri Remera, umurenge wa Nyawera, akagari ka Buhondi. Akaba aregwa kugambirira kwica. Anta arahari? Yego ndahari. Imyirondoro bagusomeye niyo? Yego ni. Reka umushinjacyaha atubwire imiterere y'ikirego cyawe. Murakoze perezida w'inteko iburanisha David Rusanyanteko kubw'ubushinjacyaha. Kuri uyu munsi turifuza kugeza imbere y'urukiko ikirego ubushinjacyaha buregamo Leta Macumu Anta, aho tumukurikiranyeho ibyaha 9 harimo gukubita no gukomeretsa Nkuranga Theoneste ndetse na Michel Kabanyana, gukorera iyicarubozo Nkuranga Theoneste ndetse na Michel Kabanyana, gukomeretsa ugamije kwica Nkuranga Theoneste na Michel Kabanyana, kugambirira kwica Nkuranga Theoneste na Michel Kabanyana, ndetse no kugambirira kwihanira Nkuranga Theoneste. Murakoze nyakubahwa perezida w'inteko iburanisha. Ni karibu ntabwo wafunze. Ninde? Kiongozi. Karibu. Nawe uzuri cyane. Nkuranga. Yes. Mezotese. Komera muyobo. Mukomere. Bitese. Turaho turashima Imana usibye ya nkovu yangarutse ubu. Ndi hano ariko imeze nk'umuntu urwaye kubera cya gikomere nyine. Mbese ntago wagiye mu rubanza? Ntago wagiye mu rubanza? Ntago nagiye nyine kubera icyo kibazo cy'uburwayi mfite. Nabona ntago ndakira neza. Iyi nkovu rero yangarutse. Bandangiye n'imiti yo gusigaho kugira ngo bigende bisa naho tugenda tumeze nk'udusonga tunjumbamo twagabanuka, ariko nararangaye sinahita ngura umuti. Nararangaye rwose sinahita ngura umuti, ariko ubundi icyo cyatumye nirwanga mu rugo. Nimbonye arahegetseho ndavuga nuko nkurikije uko harangaye hano abantu barimo. Ndavuga reka nze ndebe ntubwo no kugusanga. Debereye. Nanjye ntago nagiyeyo. Siho kutagiye byagenze biti. Aheze uko agomba kuba agiye ukaza kuma amakuru. Hari imanza twari turimo mu mudugudu nanjye nandi gukemura. Niyo mpamvu navuze uko ngeyo. Biti sahandi. Nagira icyo kibazo nyine. Ikibazo kimereye nabi. Leta Macumu Anta, uremera ibyo uregwa?
murakoze perezida w'inteko iburanisha ibyo ndegwa ntabwo byemera byose ndabihakana munyemerera ukaba umwanya twahera ku intangiriro byatangiye turaguhaye. murakoze perezida w'inteko iburanisha byatangiye mu rugo aho nabaga kwa mukuru wanjye Nkuranga Theoneste hari umwana w'umukobwa twari inshuti dukundana nza kumutera inda nyuma ajya kwiga hanze y'igihugu. Nkuranga Theoneste yari afite umugore bita Isabella Nyirabacyama aza gufata wa mukobwa yateye inda ari n'umukoresha we yiba wa mwana twari dufite amwitira ko umwana we yamubyaye abibeshya Nkuranga Theoneste urwango rwatangiye kuva aho ngaho. Ikirego twakijyanye mu rukiko rwerekana ko umwana atari uwabo tuza kumusubizwa ariko mu kumusubizwa ngiye bari bataramenya ko umwana ari uwanjye kubw'umutekano wanjye twari twarabihishe nabyemerejweho n'umugore wanjye. Nyuma rero Isabella Nyirabacyama yaje kujurira mu kujurira ariko bari bamukatiye iminsi 30 y'agateganyo. Muri cya gihe cyafunzwe rero yari afite inshuti yiwe bita Kabanyana Michel akaba nawe wasigaye mu rugo rwa Isabelle asigarana na Nkuranga Theoneste. Nyuma Isabelle yaje gusohoka rero asohoka akeka ko bashobora kuba baramuciye inyuma nk'umugore yasize mu nzu. Nyuma yagiye yigamba ko asanze baramutse bamuciye inyuma akabafata yazabatwika n'amazi ashyushye. Ibyo ndabivuga nk'umuntu ubizi mfite n'umutangabuhamya wabyo mu gihe mwamukenera namusaba akaza. Nyuma rero haje kubamo ikibazo cy'imitungo mu gihe papa wacu ari kutugabanya imitungo ngena Nkuranga Theoneste hajemo icya kibazo cy'umwana ariko navuze ko umwana ari uwanjye bose birabatungura n'imitungo bari bampaye ntibayishimira. Uwo utayishimiye Nkuranga Theoneste. Nkuranga Theoneste rero kuburakari bukabije yarantemye amubita hasi abanza umutwe njye nahise njya muri koma. Muzehe wanjye yahise yabigenderamo yagiraga ikibazo cy'umutima abonye intambara zabereye arapfa. Nyuma ngiye nagarutse nyuma y'ukwezi mvuye kwa muganga mvuye mu bitaro narabuze ubwonko bwibutse bankoreye itoteza n'iyicarubozo baba imiti ituma ntabasha kwibuka cyangwa se kugarura ubwonko ku murongo. Kubw'amahirwe naje kujya ahantu ku nshuti kuri wa mukobwa nateye twabyaranye n'umudamu wanjye abasha kundwaza nagaruye ubwenge mbona Nkuranga mama wanjye Michel na Isabelle bari aho ngaho. Nkuranga ari gukubita madamu wanjye kugarura ubwenge nabaye nk'uwirwanaho ariko n'umujinya nari mfite nahise mvuga ibyo nigeze kubona mu gihe Isabelle yarafunze. Isabelle yarafunze nabonye Nkuranga Theoneste na Michel Kabanyana baryamanye mu cyumba kimwe mu buriri. Kubw'umujinya rero ukabije nanjye nagize nahise mbivugira mu ruhame mvuga ko Nkuranga Theoneste na Kabanyana Michel baryamana. Isabella Nyirabacyama yaritaye mu gutwi abyumvisha atangira gukora iperereza. Yigize umurwayi wo mu mutwe ibimenyetso birahari n'abatangabuhamya barahari. Nyuma yaje kubagwaho bari mu cyumba barimo bamuca inyuma. Nk'umugore rero agahinda kari kishe cyangwa se wari ugeze ku ntego yashakaga yarihoreye. Niko kubatwika atwika Kabanyana Michel n'amazi ashyushye nk'uko yabivugaga afata ya nyundo na ya misuma na ya migozi arabazirika ibindi arabakubita afata Nkuranga Theoneste
amutera ibyuma. Njyewe ninjiyemo nsanga Murangatoneste bamuteye icyuma. Icyo nakoze kuko Murangatoneste n'umuvandimwe wanjye nagikuyemo mu rwego rwo kugira ngo abashe kugumya korona gabi mu bangano. Nyakubahwa Perezida w'Urukiko rero, nkurikije ibimenyetso bihari kandi na nyir'ubwite akaba yarabyemeraga ko Isabelle na Nyirabacyaha bari bamuteye ibyuma, yewe nasabaga ko mwagira umwe gasubira mu rugo ngataha, kuko nasize umwana mutoya w'umwaka umwe n'amezi abiri na madamu yaramusize, umwana yamusiganye na mama wenyine. Nifuzaga ko ari umuntu w'ubutabera nasa mu rugo ajya kureba umwana wanjye. Murakoze. Umushinjacyaha hari icyo wongeraho? Jean! None si izindi ziri? Nta zindi zihari. Mumbwire. Nutu twavuyemo twonyine. Biba ari nka kera mba nkudike nkagira ngo wazimenye cyangwa urazijugunya ku bushake. Yaba tukizirana. Naye kugira ngo wazijugunye usingiza zavuye mu bihaza bitatu utabeshye. Oya ntabwo ari bitatu. Ikindi bintu atetse. Ikindi kiracyahari. Okay. Natwe dushobora kuzo dukuremo tundi iki. Rero birasaba kuzaza uzanika buri gihe. Navamo iki? Zise mu bunyobwa. Agafukaza umuntu agakanda. Nacyo kintu cya kintu tuzagiteka no natwo ntwanisha inzanga umucyari ibintu inzuzi ntago uzi ikintu zikora ku buryo unyibarishwa neza n'akagize. Oya nyine ngenzi ko zivamo ibintu bimeze nk'ubunyobwa. Ako n'abantu vuga ngo nari nababihinga. Renge dushaka ko tuzadukaranga agafuka karyoha cyane mu nyama. Mu gatokisha. Mu gitoki harimo n'ibyo ngibyo. Ibiki subo amashaza gatokisha amashaza. Umva mubwire. Namenye ko urubanza rwabaye. Kandi rwabaye muri mu muhezo. Yowe Imana we cyama dise hanta gatsinda shaka aratsinda byanze bikunze. Uriya muhungu ararataye. Mama, ntabwo turabakene koko. Tuhure na tiki tugeza ku rukiko. Ngo turebe urubanza rw'umukwe wacu. Turwumve natwe tuvuge ngo turamushyigikiye. Mana, ubu niko nemeye ko dukennye pe. Wahora n'iki? Umutima wanjye wajajabye. Shakisha ikintu ngurisha. Natekereje no kugurisha agatelefone kanjye. Ariko byose ndatekereza se Vumiri y'umunsi yashatse kumvugisha akambura byo byaba ari ibiki. Kandi mba nkeneye no kumenya amakuru ye. Vumiri yawe mureke. Mureke ndababaye. Ndababaye pe nagomba. Ubu nyabusa ubu yabuze n'umuntu n'umwe yararanganyije amaso abura umuntu n'umwe wo muri uyu muryango yashatsemo. Mwana we araheba. Mbega guseba. Ariko arabizi ko nta kintu dufite. Umwana wanjye hanta arabizi ko mfite ubushobozi hatabura ujyayo. Urukundo mukunda araruzi nanjye nuko. Ariko birababaje pe, birababaje. Byambabaje pe, sishobora kukubeshya. Kugira ngo nze mbikubwire nuko byambabaje. Kandi nawe ntacyo uri bumfashe. Ntacyo ufite kugufasha ahubwo cyo mbwira Vumiriye wa mugabo wavugaga bimeze bite? Nta kandi gashweshwe. Telefone yese umugabo umwe wambwiraga ngo umukunda. Telefone yese uragira ngo iriho na n'ubu ntayiriho. Nayo gusa ibi ni ibiki? Ibi noneho turabyerekeza he? Gusa naramubujije. Ndamubuza pe rimwe kabiri gatatu ndamwihanangiriza. Hakoje usiko wakorewe atigeze akaraba. Yarakarabye. Niba warabunyoye, niba warabutambutse, niba waraburenze, nimbabona uri akagoryi kuzuye. Aho kugira ngo umvuganire ngiwe, umva uri ku ruhande rwa handa. Harya. Hanyanya. Ntabwo uziko nge nawe ubu ngubu turi umuntu umwe. Ugomba kujya ku ruhande rwanjye akaba ari ngiye uburanira. Waho kugira ngo utekereze ngo hanta naheremo, natsindwe noneho inzu tuyigumane tugumye twibereho mu mahoro, mu mutekano, mu muhezo, umva utangiye kuzana ibya hanta.
turi inshuti ariko rekamubaza akabazo kamwe ese rekamubaza hanta bamufunze rero twabona amahoro rata ngo twabona amahoro nyine bose ubundi amahoro yicaga umutekano we nase ubu uko turi hano ndi kuguhemba nkade nkaguha amafaranga meza kandi nawe yayamaga nako umuranga arayama niwumemba basi mbagara hari gihe nibagirwa urukundo mufite uramugabo sinzi ibintu yamana none turi kuvugana agenda ufate ibijyago byose sinzi ukuntu babigenze nuko sinzi ukuntu babigenze ubwo bushanitsi bwawe twumvikanye kutazongera none urongeye cyane kubite bazi cyane uziko mfite uburenganzira none hanga bwo kurara nshatse undi ndabizi haba umuhungu cyangwa umukobwa ndabizi ntabwo nongera uziga kuneba haryari none icyo ngusubiriramo ni ikindi kirebe hanta agomba guheramo aheremo urukumva twagize amahirwe na yanturumbutse y'umugore we yaraturumbutse yarohoye yaragiye niba yaribye niba yaragize ati menya cyari by'amafaranga rega nawe ni nkanjye nawe yishakiraga imitungo wese wabonaga ararikiye kubye tumwana wibyariye no yamurwaniriye ashobora kuba yaratomboye yaribye nk'amafaranga nyine akagenda ibyo byavumiriye reka tunabireka icyo ndi kukubwira hanta guherayo urumva twebwe turaguma mu mahoro twiturize nzajya ngo amafaranga wohereze mu rugo iwanyu unabike nushaka nunagenda uzagenda ufungure nka boutique cyangwa nushaka n'umugabo nyine ubuzima bugende neza buriya yego ubu hanta nyine tumusabirwa pirato shayiba mufunge nibyo kandi rumukwiriye none se ntafunzwe arafunze nahereyo rero nahereyo ja karama mubona uzajya ukinisha mukadimunisha abizirika ntabwo uri umuntu ukeneye guhinduka kwangira bisikari ari akanyega ushaka kuzajya wikora ibyo muzi ngo uri kubyigikoreshwa agiye nkabifata nk'aho ari ibyanyabyo hanta urubanza rwabaye mu muhezo umunsi wabimenye gute wabwiwe n'iki ku rubanza rusaka amakuru semba nyazi mbyumvira ko nabyumvisha dadi abivuga kuri telefone dadi se wawe ntasi kugira ahangaha muranga nta mwana agira ntarabyara n'uwo bamwitiriye yari wa hanta bari baramwibye ariko icyo nzi cyo ashobora kuba yarafashe umwanzuro bakagenda urase yaba yarabitewe no ko yabiterwa no kuba yaba arambiwe induru za hariya iwabo hanta byose ni byo mwareka nkubwire mwana wa ntaho yaba avuye ntaho yaba agiye byose ni ibigeragezo afazaraho kugira ngo ujye kugira ibigeragezo by'ahantu utazi wamenyera hahandi usanzwe uba hahandi usanzwe uzi hahandi yabyaye hahandi yashatse umugabo aramukunda ariko wenda umuryango ntiwamukunda byaruta uko namwumvaga mu magambo ngo huya ndarambiwe ngo yaho narihanganye ubingeza ntabwo ati hangana umugore ni uwihangana akihanganira ibintu byose none se mwana wanjye ko bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo wanga umugore uguguna igufwa ukazana urimira bunguri aramutse yanze guhama hariya bamuteragura akajya aho bamutera ibyuma ibyo urumva byaba ari ibiki umuntu wafashe umwana akamusiga ku gipangu gutya akagenda ngo ku gipangu nahamagaye Megana amanimero za wa mukozi ukora kwa Murabo amanimero ye turavuga kandi kagira utugambo twinshi amanimero ye turavugana mubaza amakuru umwana araho ameze neza nicyo nabashije wenda nagakumbuye icyo nabashije kumenya ako umwana wanjye asubiza amaso inyuma areba aho yari ageze n'umugabo we ariko ubundi ibindi bya famiye abyirengagiza yirengagiza ibyo areba umwana yabyaye ubu se atamenya umwana yabyaye ntamenye umugabo we akaga arimo aho ari muri gereza urumva we yaba agiye kuba yabataniye n'uyu muryango yashatsemo bari barijyana uzanye ku gihugu mana we ja niwongera bajya bamukinisha ariko no ku ishuri nyine hari akantu twajyaga dukina nyine iyo umuntu ajyaga ajya gukunda mugenzi wawe none yamubona atavuga ati uwo muntu areba kure ikigaragara cyo ngomba gushaka umukozi wundi uzajya nyumvira kuko simwumvira karacyari muto kawize ukuri rero ndize ukuri wishe ndagukunda ni ukuri kw'Imana ndagukunda cyane cyane pe cyane umukozi uko n'umutima wanjye urimo ahubwo kuri ukuntu ibintu bikora ndumva abakobwa ntagiye no kubazima bagushakira umuhungu
yaba ari umuhungu tuba tukina deal uzaraciyemo ubu tumaze no kwibonera amafaranga turi hafi no kuva ahangaha tukigenda none wowe ndapanga imipango ntumfasha urandwanya kambwira ndi dupanga ahubwo hari ibindi bintu natekereje reka gifungwe cya hanta n'umutungo baramwanditseho uzamaho icya kabiri urabyemeye we ntabwo uzi icyo ushaka ndagishaka ndakizi ntabwo uzi icyo ushaka ubu twakabaye tumaze kugera kure konti yawe iriho amafaranga menshi ese uzi mfite angahe wowe uraho urimo bushashwa gusa nta n'ikintu na kimwe urageraho uzi njye mfite amafaranga angahe ubu basongohoye ahangaha nagenda nkabaho kandi nkabaho neza ariko uraho urimo bushashwa ntufite aho uhagaze none se wanjye wanije ngo uranga kanirinda we asari hariya se genda wipange amafaranga ajye mba nkureba nkabona nta n'ikintu wowe uzigezaho we kuba wakigejejeho kubera amuranga nawe nyine uzakigeraho kubera umunwa njye nahisemo gupanga imipango yanjye nkagira icyo ngeraho ubwo nawe kubera ko wahisemo ubujajwa no kuvuga nyine bitakureba ubwo nawe bizagira icyo bikugezaho ese wamuneje hari n'igihe byakwica wamuneje oya kandi waba ari hanze ahubwo se wankoreye agacyayi ntushyire n'isukari nyinshi shuru wamaye isukari nari ngiye kunzanira icyayi cy'amata cyangwa cy'inyiri zana icyayi nyine mushyushya we dore kuvuga ukavuga n'ibitari ngombwa ubu ni icyayi ni ngombwa kubaza nyine mbaze kumbaza janda ndavuga ngo zana icyayi ntukajye utumunsa cy'amata yakiye mukaro hano mugira ibyayi bya mukaro ukuncuba mwaka gusa ezi nazo ntizigwira yabonye asigo abasigira umwana nyine aravuga ati ntiwabona we nibamufate nanjye menye izanjye gusa naramuvushije aba yarafashe umwanzuro akajya kuri mugabo yazabona ibibazo yazahuriraho n'ibibazo bikomeye hariya ngo nuwamubwiraga ko amukunda ubu se nyabusa umuntu wese ukiri muto reka nkubwire umuntu wese ukiri muto yemwe nawe ukungana uko inzira yose umuntu anyura uriya muntu ndamukunda wagira irari ryo gutwarwa n'ayo magambo Herega umuntu wese ashobora kuvuga ati ndamukunda ariko nta rukundo ruzima rurimo. Kwakiri muto se ibyo ntago abizi ubwo namara kubirukankamo abagabo nyuma nyine nibwo azabimenya. Ayiwe ariko nizere ko atari byo. Ayiwe ko sinumva inama wamugiriye amanwa nijoro yazirengaho. Noneho karakana ndarara natekereza ukuntu kahindukiraga nijoro nkagahindurira nkumva ko ndi kumwe n'umuntu ubona ibyibuze yamunsigira. Umara ko ari kumwe na nyirakuru ameze neza. Jeanne rwose yarambwiye ati nimugire ikibazo umwana araho ameze neza anywa amata akarya akasinzira ntatera induru. Ndavuga nti buriya reka ntuzi ntatera induru ariko nanjye umutima wanjye numva ukomaho umutekereza cyane. nta muntu kwihangana wese twakora iki. Ese wajya ujya imbere se ukajya unshorera ariko se biba bigutwaye iki? Ariko ubu buri munsi tuzajya tubyuka dushwana. none se ubundi akahego ariko narifuza ko nzana Ariko se tere ubundi uba muzima. Kenda yikurura nk'akanyamasyo gahetse akandi. Niba udashaka ko tujya guhinga bireka amasuka nyasubizeyo. Urumva? Uzi ko maze kurengera. Maze kurengera se kimaze kurengera iki? Maze kurengera. Mba maze kurambira. Yewe. Reka kubwira. Nyamwe. Njye ntabwo nitwa Nyamwisa. Njye nitwa Isabelle. Tumaze kumva imyiregurire y'uregwa ushinjacyaha hari icyo mwongeraho? Yego perezida w'inteko iburanisha Ruhetamacumu Hunter ni umugabo w'umunyabwenge cyane kandi ufite ubushobozi buhagije. Hari ibimenyetso byinshi bigaragaza ko ari we wakoze ibi byaha byose aregwa ndetse hari n'abatangabuhamya.
tukanifashisha na raporo z'inzego zitandukanye ari urwego rw'ubuvuzi kwa muganga aho abakorewe ibyaha bavuriwe ndetse na raporo y'iperereza yakozwe n'ubugenzacyaha. Akaba ari niyo mpamvu mu rwego rwo kugira ngo dukomeze iri buranisha mu mutuzo ndetse no mu mudendezo yaba ari ku barega cyangwa se abakorewe ibyaha. Nyine nyirabacyaha umwana wo mu mujyi uzi ibyo nakoze urashaka kunyicira umwana uzi ibyo nakoze nishe umugabo wanjye mufatanye n'indaya y'umugambanyi yangambaniye ndavuze ngo ziba cyangwa mwice ndikuremo ziba naramwishe nubwo atigeze apfa njye rero utekereza narakwihoreye ndakureka unkoresha icyo ushaka cyose tere uyu niwo munsi wawe wanjye ngiye kukwica subira inyuma ngende ndangiza ibyo natangiye mwica ziba nazi rya gato uzi uwo ndi we Elizabeth ibiganza byanjye byakoze amabara menshi namenye amaraso isura y'iyo ndaya y'iyo bici narayitwice tere urongeye uzamuye ahahise hanjye umwijima warundimo wose urongeye urawuzamuye icyari kintu cyose urakizamuye uri karandika nabibonye ndakwica oya reka nkubwire wagize neza kuncumbikira narakoze Imana izamumugisha nari nzi ko ngiye guhinduka nkava mu bibe amaraso yose nakarabya nkayahana Mana yayiza ariko urongeye ubyukije se kibi muri mu bugingo bwawe urongeye uramuzamuye ndi kumva umubiri wanjye uri kubira ndi kumva ikintu muri jyewe cyambwira ngo ngiye gupfa oya reka nkubwire akantu keza harya Isabelle reka nkubwire akantu keza ntabwo ukirinye bambabariye ndashaka kunyicira umwana oya ndashaka kugusaba imbabazi uzi uyu mwana ibintu byatumye nkora ahubwo wa mwana ni umumarayika ntabwo njye nizera nta muntu njye nizera urukundo nk'abambabari nta muntu n'umwe njye nizera niyo mpamvu rero ngiye kukwica tere oya kandi njyewe ntabwo ndakabaye yabaye bikira Mariya neza apfa na nyina nyabingi we abakurambere bandekuye aba bakurambere ntabwo bashobora kugutabara bagiye bahabutse bagiye ibyo binyabingi byawe ibyo binyabingi byawe njye nta na kimwe bigiye nabo ubwabo bazi mugenzi wa Isabelle narakaye naba nabatwika naba nabica urashaka kunyicira umwana n'abakurambere baguhunze wambabare reka nkubwire akantu keza umva nkubwire njye kukubwira akantu keza ngo ziba narasebye yavuze ngo pfunga umunwa wawe uyu munsi byose ngiye kubishyira ku iherezo ngiye kuva mu rugo rwawe uri kunyumva ngiye kurangiza ibyo natangiye ariko ujya reka nkubwire akantu kavuze ngo ziba ndasiga nkwica umva nkubwire akantu iyo narakaye njye nta cyandi ndabizi nta nubwo narinze kujya urakara shari rata naramukiye hasi wapakije ikibi muri njyewe ni nyabingi zakuneje yawe bikira Mariya wa Yosefu na nyina ngiye kongera gukaraba amaraso ndavuze ngo ryama oya umva nkubwira akantu keza ngiye kukubwira aho baraharashe aho hari ndetse na raporo z'abakozi batandukanye bafitanye isano n'uru rubanza. Ibyo bimenyetso byombi ndetse na raporo z'ibiganiro byakorewe ku batangabuhamya mu kubategura mu kuzatanga ubuhamya muri uru rubanza byombi ubushinjacyaha turaza kubyohereza muri sisiteme y'urukiko. Ariko mu gihe tukitegerereje umwanzuro w'urukiko turasaba ko Ruhetamacumu Hunter yaba afunzwe by'agateganyo kugira ngo twirinde ko ashobora kuba yatoroka bikaba byadindiza imigenekere y'uru rubanza. Murakoze Perezida w'urukiko. Murakoze. Uregwa Ruhetamacumu Hunter kurikije wumvisha ibyo ushinjacyaha uvuga hari icyo urenzaho?
murakoze perezida w'inteko iburanisha. hari akantu keza ngiye kukubwira. ngiye kugusaba imbabazi ibintu nagukoreye byose numva barira irya none nkubwire none nyagasani Imana ndambiwe gukomeza kumena amaraso nkoresheje ibiganza byanjye. umwanzuro ndawufashe kandi mbikoreye umwana ntwite. reka njye kwirega nemera ibyaha ndangiza ibyo natangiye. n'umwana wawe sinzongera no kumukora. ikintu cyose wakora nicyo wakora, ntabwo gishobora guhindura ibitekerezo byanjye. wana warakoze ku micumbi, sinagusabye wakoze kunyitaho, wamaye umwanya n'igihe cyo kugira ngo ntekereze. yego nazibye rimwe kubw'uyu mwana ntwite sinzongera no kumuvugaho. kubw'uyu mwana ntwite ngiye gusoza buri kimwe cyose natangiye. umwana wawe ni marayika sinzongera kumukoraho kandi ndagacikamo ndagatwikamo Imana n'igitabo cyayo. wampaye kwitekerezaho kandi warakoze. ntabwo nkwishe ariko uzahora unzirikana mu ntekerezo cyawe. njyewe ndagiye. yego ngiye kurangiza ibyo nasize ntangiye. ngo mfite abakurambere barantegaguye bandeba habe no kunaba inama yatakandagiye aho bashyize aho bandashe ndabavose Nkurikije ibyo ubushinjacyaha bundega, njye ntabwo nakifuje ko bamufunga by'agateganyo kubera ko ndareba nabahaye imbogamizi z'uko mfite umwana uri hanze udafite mama we. mama yaramusize bitewe n'uko yagize ubwoba kuko bamufunze. nifuzaga ko njyewe naburana ndi hanze. ikindi kandi nabahaye ibimenyetso muri sisiteme y'uko ndengana, nababwiye n'uwakoze icyaha. ikindi nasaba ni uko mwatumiza Nkuranga Theoneste na Kabanyana Michel nabo bakaza muri uru rubanza nk'abatangabuhamya cyangwa nk'ababazwa kuko ibintu byose nabo bafite uruhare. murakoze perezida w'inteko iburanisha. tumaze kumva impande zombi, urubanza rupfundikiriwe aha rukazasubukurwa ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2025.